twongeye kubaha ikaze mwebwe mudukurikiye kuri channel yacu ya Momberge TV idufasha mu gukurikirana ibiganiro bitandukanye. Rero uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku cyigisho cyaranze icyumweru cyangwa se icyigisho tugiye kwiga muri iki cyumweru. Ni icyigisho cyiza rero, icyigisho cya 10 kitubwira ngo inzira, ukuri n'ubugingo. Mbibutsa ko ngiye muri kuvugana ni Irakoze Daniel, nkaba ndi kumwe na mugenzi wacu tugiye gufatanya Mugabe Aime Olivier. Rero ku cyigisho cyiza cya 10 tugiye kuganiraho kivuga ngo inzira, ukuri n'ubugingo. Mbere yuko tugitangira, reka umanze udushyire imbere y'Imana. Reka twicishije bugufi dusenga Imana. Data mwiza, urera, urakiranuka, izina ryawe rishimwe. Amen. Tugushimiye ko wadushyiriyeho umwanya nk'uyu mwiza wo kwiga ijambo ryawe no kuryigisha abandi. Turakwinginze ngo ujye uduha imbaraga, ujye bari wisobanurira, maze data ababyumva tuzibane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Ngwino ukomeze kubana natwe, utuyobore ubwo tugiye kugitangira, tukigishwe nawe, maze izina ryawe rishimwe. Amen. Komeza kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hano rero mu mbanziriza cyigisho batubwiye icyo kwibukwa ndetse naho icyigisho gishingiye. Nibutsa abantu ko n'undi ari muri kino gitabo cyiza cya Yohana, kuko ari nacyo tumaze igihembwe burya cyose turi kwiga, kivuga insanganyamatsiko zo mu butumwa bwanditswe na Yohana. Rero ni icyigisho gifite icyo kwibukwa kivuga ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wimenyekanishije. Wayimenyekanishije Yesu. Ibyo byanditswe muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 18. Nagaragaza uburyo rero Imana ariyo Yesu Kristo yimenyekanishije cyangwa se yamenyekanishije Uwiteka Imana. Hano rero mu mbanziriza cyigisho banatubwiye n'iby'ubutumwa bwiza bwa Yohana, ukuntu ari umugabane w'ingenzi ku byerekeranye n'uburyo n'imibereho ya Yesu Kristo, ndetse nk'uko agaragara kuko ari ukuri cyangwa se inzira ndetse n'ubugingo. Mbega muri kino cyigisho icyo bashatse kutwereka cy'ingenzi, bashatse kutwereka inshingano ya Yesu cyangwa se akamaro Yesu adufitiye n'umusaruro tuzakuramo hanyuma. Rero mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana bugabanyijemo ibice 4 by'ingenzi nk'uko tuzagenda tubibona. Hari igice cy'itangiriro, hari igitabo kivuga iby'ibimenyetso, hari igitabo kivuga iby'icyubahiro, icyubahiro cya Kristo, ndetse n'igitabo kivuga iby'umusozo w'uru rugendo. Rero twihuse tudatinze, ndumva twagera ku ngingo yo kuwa mbere ivuga ngo nabahaye urugero. Ingingo yo kuwa mbere ivuga ngo nabahaye urugero. Ngira ngo wabashije kuyisoma neza igihe wayigaga. Ahangaha bagaragaza uburyo Kristo yatanze urugero. Urwo rugero rero Kristo yatanze igihe Kristo yari arimo asangira n'abigishwa be, igihe cya Pasika rwose cyari kirimbanije, nibwo Yesu yafashe umukenyero we awukuramo, arawukenyera. Arangije afata ibirenge by'abigishwa arabyoza. Rero muri uko kwigisha ibirenge by'abigishwa niho Petero yavuze ati, databuja ntago wanyoza ibirenge, ahubwo ni njye ukwiriye kukoza ibirenge. Yesu aramubwira ati rero ati ibi bintu emera tubikore kugira ngo basigire ikimenyetso. Reka bari ko mbivuga. Maze Petero amaze gusobanukirwa n'icyo icyo kintu kimaze ku mibereho ye, aramubwira ati ntunyoze ibirenge gusa, ahubwo unyoze n'umubiri wose n'amaboko. Ariko Yesu aramubwira ngo umuntu yoga ibirenge ari uko amaze koga umubiri wose. Bishatse kuvuga ngo abigishwa bari bogeje umubiri wose, hasigaje kozwa ibirenge. Rero kukozwa ibirenge Yesu yaremeye aca bugufi, aboza ibirenge, maze abaha urugero rwiza rw'ibyo bakwiye kuzajya barabakorerana mu rwego rwo kugira ngo bakomeze buze urukundo hagati yabo, kugira ngo ubwo azaba atakiri hagati muri bo bazajye bakomeza gukundana bakoresha icyo kimenyetso cyo kozanya ibirenge. Uyu muhango rero mwiza wo kozanya ibirenge ni urugero rwiza Kristo yadusigiye rwerekana guca bugufi, ndetse bikanagaragaza n'ukuntu Yesu Kristo we Mana y'icyubahiro yaciye bugufi imbere
yacu twebwe yaragiye gucungura. Yego. ahita nsigara nibaze se twebwe twaba dukwiriye guca bugufi bingana gute. hano hari amagambo bavuze ngo itorero ry'abadivantisite ryakiriye uru rugero rwa Yesu, rifata umuhango wo kozanya ibirenge nk'igikorwa cyo kwitegura kujya ku meza y'umwami. Yego. Rero ni ukuvuga ngo n'ubundi iki gikorwa cyo kozanya ibirenge ni igikorwa cyiza dukwiriye gukora buri gihe, twibukiranya ibyo Yesu yagiye adukorera, cyangwa se twibukiranya imirimo n'ibitangaza Yesu yagiye akora, kugira ngo bidushoboze kugera ku rugero rwiza Kristo adushakaho. Yego. ni iki umuhango wo kozanya ibirenge? ukwigisha cyerekeranye no kugira ikirenge mu cya Yesu, ndetse no gukorera abandi twicishije bugufi. Hari abantu nyine babifata nk'imihango ya kera, ariko se mu by'ukuri udusigira iki, cyangwa se wowe ugusigira iki? Reka ntabwo nshaka ko unsubiza, reka tuzarusheho kubiganira neza binyuze muri comment, kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza n'ibyo noneho twebwe twakwigiraho. ingingo yo kwa kabiri rero ivuga ngo nta kabuza nzagaruka. ntekereza ko iki cyigisho bashatse kugaragaza ku isezerano Kristo yasigiye abigishwa be, agaragaza yuko atabasize gutyo gusa, kuko abasezeranye yuko azabaha umufasha, ariko anabagaragariza yuko azagaruka kubajyana aho agiye kubategurira. Yego. aho ngaho ari, kugira ngo aho yagiye natwe tuzabaneyo. Sinzi niba wakwimbikamo cyane ukatubwira icyo nanone umwanditsi w'icyigisho yagarutseho. Wenda hano hari amagambo banditse ngo Yesu avuga ati, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane ngaho ndi namwe muzabeyo. Biragaragara ko ari isezerano ryo kugaruka kwe. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Yesu yakoraga n'ubundi byabaga bitegurira abantu kumwizera, kugira ngo umunsi azagaruka bazajyane mu bwami bwo mu ijuru. Rero hano hari n'andi magambo banditse, baravuga ngo impamvu dutera kwiringira ku mwami wacu azagaruka ntabwo ishingiye ku gusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya gusa, ahubwo inashingiye ku cyizere dufitiye uwatanze iryo sezerano. Yasezeranye ko azagaruka kujyana ubwoko bwe. Dushobora kwizera iryo sezerano bitewe n'uwaritanze. Niba koko twizera Yesu, tukizera ko ibyo yakoze byose ari ibimuhamya kandi ari umwana w'Imana, ari nawe Mesiya, tugomba no kwizera iri sezerano bitewe n'uko ari waritanze, kazagaruka kutujyana mu ijuru igihe tumwizeye. Ndumva twanayivaho. Yego. ariko nanone sinabura kuvuga kuri ibi ngibi byerekeranye no kugaruka kwa Yesu Kristo. abantu tubihuza gute n'ibyerekeranye n'umusaraba wa Kristo? Hariho babaje ngo ni iki umusaraba utwigisha cyerekeranye no kugaruka kwa Kristo? Ese umusaraba wa Kristo utwigisha iki cyerekeranye no kugaruka? Twihuse, Yesu Kristo yaje gucungura abari mu isi bose, amanikwa hagati y'isi n'ijuru kugira ngo twese duhabwe ubugingo buhoraho. Bibiliya ivuga ko ari ukwirehereza abantu bose. Yego. Rero uko cyangwa se uko kubishyiraho, ni nko kubishyiraho, nibyo noneho yagaragaje mu isezerano nanone yasigiye abo bantu, yuko iyi si y'ibyaha bariho agomba kugaruka akayibavanamo, dore ko atari nacyo yari yaremeye abantu ngo bajye birirwa mu buhanya bw'isi. Yego. Wenda twihuse ku ngingo yo kwa gatatu ivuga ngo ni inzira, ukuri n'ubugingo. No kuvuga ngo n'ubundi hano Yesu tuhasanga akomeje kuganira n'abigishwa be, ababwira by'uko azagaruka kubajyana. Harimo abigishwa bagize gushidikanya, baramubaza, ese data ugiye he? Inzira ikujyana ni iyihe? Mbega bamubaza ibibazo byinshi, si ibyo bintu ni ibiki? Ntibabisobanukirwa. Ariko wenda reka twifashishe Bibiliya, dusome muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 5 n'uwa 6, kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa neza icyo abo bigishwa basubijwe igihe bari babajije iki kibazo Yesu. Yohana igice cya 14 haravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo aba adahari mbababwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngaho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma wa wundi twabonye mu cyigisho cyashize
wari udafite kwizera aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramusubiza ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. iyaba mwaramenye muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi yego. Filipo aramubaza ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data, ni iki gituma uvuga uti twereke data wa twese? ni ukuvuga ngo ahangaha n'ubundi Yesu yashakaga kubereka ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ariko ntibabashe kubyumva neza kugeza n'ubwo bagiye bamubaza ati data twereke inzira ni iyihe? kandi mu by'ukuri inzira yari iri hagati yabo, Yesu yari yarabisobanuriye igihe kinini ariko bo bataramusobanukiwe. niyo mpamvu rero muri iki cyigisho n'ubundi bakomeza batwereka gushidikanya kw'abigishwa kwagiye kubaho, ugasanga bari kubishidikanyaho, uyu muntu agiye ubazagaruka. Ni mu ngingo twabonye yabanjirije yatubwiye ko nta kabuza agomba kuzagaruka. twebwe dufite n'amahirwe kuko abo ngabo byari biri kuba muri ako kanya batazi uko bimeze uko byagenze, ariko twebwe dufite amahirwe ko bagiye bashidikanya mu gihe bo batari bakamenye, twebwe tukaba turi kubigiraho. rero icyo dukwiriye kubigiraho cy'ingenzi ni ukwirinda gushidikanya. yego, ku byerekeranye n'agakiza tukamenya yuko ibyo ijambo ry'Imana ridusaba gukora ari ukuri kandi n'ibyo ryavuze ari ukuri. buriya iriya somo rikuyemo izi ngingo zindi zose zisigaye, ari nabo bavuze ngo ni njye kuri, ingingo yo kwa 4 n'undi ntabwo ijya kuri iyi ngiyi. ni uko Yesu Kristo yihishuriye abigishwa biwe yuko nubwo ari we nzira ni nawe kuri. burya ukuri ni Yesu Kristo. muri Bibiliya bahamya yuko ukuri ari ukumenya Yesu Kristo. iyo tuzi Yesu Kristo dusobanukiwe n'ibya Yesu Kristo, tuba tumenye ukuri. yego, wenda iyo ni ingingo yari yo kwa 4, reka twita tugere ku yo kwa 5 kuko irasobanutse. yego, ukuri n'ibyanditswe byera. no kuvuga twabihuza gute ukuri n'ibyanditswe byera? niba ibyanditswe byera sinzi wakomeza. ni ukuvuga ngo iyo turebye hano muri Yohana igice cya 5 ku murongo wa 38, reka tuhasome kugira ngo tujye turushaho gusobanukirwa neza. igice cya 5 umurongo wa 38 haranditse ngo ndetse ntimufite ijambo rye ngo rigume muri mwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. murondora mu byanditswe kuko aribwo mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamye. ni ukuvuga ngo n'ubundi icyo bihuriraho hano, n'ubundi bari bagikomeje gushidikanya, bakomezaga gushidikanya ku kuri no ku byanditswe. bari bafite ibyanditswe byera pe banabizi, ariko ntabwo bari bazi icyo ibyanditswe byera biri guhishura. ntabwo bajyanaga n'icyo ihishurwa ibyanditswe byera ritanga. yego, ni ukuvuga ngo hano n'ubundi nicyo banditse ngo Yesu n'abigishwa be bongera kugaragaza ko ibyanditswe byera bihamya ko Yesu ari Mesiya. nubwo abo nakwita nk'abafarisayo bo muri kiriya gihe, nubwo atari bo turi kuvugaho muri kano kanya ubu ngubu, bari bazi ukuri, bazi kubirondora, bazi kurondora ibyanditswe, bazi kubisobanura neza. ariko ikibazo bari bafite, ntabwo bari basobanukiwe neza n'uwo uko kuri barondora kuganishaho. yego, rero niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ati iyo mwizera Mose nanjye muba mwaranyizeye, kuko ari ibyanjye yanditse. ni ukuvuga ngo n'ubundi ibintu byari biriho Mose yari yaravuze, cyangwa se umuhanuzi Yesaya yari yaravuze, yari we Kristo. ariko ikigaragara cyo nuko batari bizeye ubuhanuzi bwa Yesaya bitewe nuko batizeye Kristo. sinzi niba hari ikindi kintu wavuga kuri iyi ngingo. icyerekeranye rero n'ukuri ndetse n'ibyanditswe byera, yego, nashatse kubivugaho tugitangira, ni uko ukuri n'ibyanditswe byera ni ibintu bijyanirana. ibyanditswe byera bihishura nyir'ukuri cyangwa se bihishura uko kuri. kuvuga ngo mu byanditswe byera byose dusangamo ingingo imwe gusa ya Yesu Kristo nk'agakiza kacu, cyangwa se Imana nk'urukundo idukunda. rero ibi ngibi ari nabyo bigaragaza yuko Bibiliya atari nk'igitabo cya siyanse ngo abantu bavuge ngo byakuwe mu mitwe y'abantu gutyo gusa. yego, baricaye baratekereza. yego, iherezo ry'umuntu ni urupfu. yego, rero Bibiliya yo ihishura neza ko ukuri kwa byose ari Yesu Kristo nk'agakiza
kacu. ari nayo mpamvu hano bavuze ngo hatariho Bibiliya natwe ntitwasobanukirwa no kubaho kw'Imana. yego, niba dushaka gusobanukirwa iby'Imana byose ni uko dukwiye gusoma Bibiliya. ndetse akamaro idufitiye hano mu isi ntitwabasha nako kugasobanukirwa. Yego. inkomoko yacu, ubusobanuro bw'ubuzima ndetse n'ejo hazaza. abantu badasoma Bibiliya burya ntabwo baba bafite ibyiringiro by'ejo hazaza. yego, nicyo nari maze kuvuga mu kanya. n'ubundi baba bavuga ko ubuzima bw'umuntu burangirira hano ku isi, ariko twebwe dusoma Bibiliya tuzi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. igihe twizeye Yesu Kristo tuzaba mu buzima bwiza, nitutamwizera tugapfa tutizeye tuzazukira kurimbuka by'iteka ryose. ndumva ari naha ku ngengo y'ibindi byo kurwa no kuzirikanwa tukareba ese twazirikanye iki. yego, icyo rero twakwigira mu bindi byo kwiga no kuzirikanwa by'iki cyumweru. ariko mbere yuko tugera ku bindi byo kwiga no kuzirikanwa, ushaka kuba wagize ikibazo, hari inyunganizi ushaka kuduha, amarembo aruguruye rwose. muri komenti watera komenti utubwira ikibazo ufite, twazajya tugerageza kureba muri komenti. nuko tutazibona ariko turamutse tuzibonye twajya tugerageza tukabasobanurira icyo mwagiye mutubaza kandi byimbitse cyane. yego, rero mu bindi byo kwiga no kuzirikanwa hano hari amagambo avuga ngo igihe Yesu yavugaga ati ndi umucyo w'isi, yari mu gikari ahaberaga iminsi mikuru y'ingando. muri icyo gikari hagati hari hashinze inkingi ebyiri, ndetse zariho ibitereko by'amatabaza binini. nyuma y'igitambo cya nimugoroba amatabaza yose yaracanwaga akamurika i Yerusalemu. uyu muhango wari ugamije kwibutsa Abisirayeli inkingi y'umucyo babonye mu butayu. ni ukuvuga ngo ahangaha n'ubundi icyo kino gitekerezo gishaka kutubwira ni ukuvuga ngo ayo matabaza yari ahari yagaragazaga umucyo, ariko Yesu yari ahari nk'umucyo w'isi. nubwo abantu batari babibonye bakomeza gukora imihango yabo, ariko uwishushanya yaramaze kuhagera. rero natwe tugomba kwizera, kuko ntabwo tuzi igihe cyangwa isaha ibintu bishobora guhindukira. Yesu akagaruka akazasanga twiteguye. ari nacyo wenda nasorezaho mvuga. yego, dukwiriye kwirinda nanone cyane kugendera mu mihango idafite icyo isobanuye cyangwa se idafite icyo ivuze. yego, cyane ko abari Abisirayeli nubwo iriya mihango yabo yari ifite icyo ishushanyije, banze kwizera nyirizina uwo nguwo yashushanyaga. rero natwe dukwiriye gushingira mu byanditswe byera, niho tuzahasanga imihango ifite ikivuze cyangwa se icyo isobanuye ku gakiza kacu, ndetse tukabihuza n'ibyanditswe n'ubundi muri Bibiliya. tukareba ese dukwiriye gukora iki cyerekeranye no kubaha Imana. yego, ndumva rero twasoza iki cyigisho cya 10 twari turimo twiga. reka dusenge Imana. Uwiteka Mana, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe, izina ryawe rishimwe. tugushimiye ko waturindiye muri kino cyigisho. turakwinginze ngo abazacyumva Data azaba ariho kubasobanurira, maze impanda nivuga tuzibane mu bwami bwo mu ijuru. n'ubundi Data turacyakomeje kwiga ko ari wowe kuri n'ubugingo. turakwinginze ngo ibitekerezo byacu bizamure ubishyire hejuru, kugira ngo umunsi uzagaruka uzasange turi abana bawe, twibane nawe mu bwami bwo mu ijuru. ngwino ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.